abana b'ikigiye mwukanyama Muharaki enda hano nkwereke abana b'ikigiye ibyo basigaye bakora yewe kono deshirimo ra enda hano yewe enda nawe ariko ndebera abana b'ikigiye barya ngo niyo siti ndebera wayoye ahubwo se wibyo wabikuye oya ndebera nawe dore n'utunaka umwana nyereje nakana dukorana gahise kanyereza ndebera sibyo bigezweho se nta kibazo kirimo n'ubundi wese bimeze bite kayimeze no meze neza numva nanisonzeye dore niba ndashyira agati mu ryinyo ngo byuze ngo icyo bita gushyira agati mu ryinyo maze urebe iki ukuntu naba duhutse nyine kugira ngo umutekereze ukuntu inyuma wese nta kibazo nese ko mbana neza ukura none ubwo nyine nanjye nabaye akwamugana n'umusatsi mwiza nta gasokozo waba ufite ngo unyurizemo tega ngo unyurizemo ubwo ngubwo ndahaha ndagira ngo uranguriranye ndagupfumbata abandi bana uzi ko kugira ngo uzi ko kugira ngo upfumbate undi mwana ari ukugukodesha hari umupfumbatira ubuntu abandi barabakodesha kugira ngo babone ababapfumbata kodesha ntabwo uri umugabo wanjye nuko nyine rero ubwo nyine bikorere yuko ndi umugabo wawe nyine ariko uzaza nande nyine bikorere yuko ndi umugabo wawe ubuse ngiye gusokoresha ahandi kana nabyihorere byihorere nakumeneye ibanga ubwo ngubwo nyine byihorere none se mufashe ugiye akase uribona nabikorana reka kurenzaho umbwire ko mbona uribona nabikora nabikora nyine oya ese nuri umugabo oya burareka nkubwire ntureba nabifashe icyemezo bura cyo kukuzana nakurebye neza ndareba ndavuga ati wowe nkeneye uzangiriraho nshaka dore nuri sinshaka kubikora ubwo nabo waca inyuma kuca inyuma nyine ukajya nko mu bandi bakobwa cyangwa mu bandi bamama oya abakobwa bo bibavuga n'abamama bibavuga urumva abamama nabo baba bafite n'abandi bagabo ibyo byo byihora ega buriya ariko mwese mwamubihuje da oya ariko buriya waba ugiye udafite umugore buriya ntureba ngewe buriya iwacu hari umuco bantoje yuko wiciye inyuma y'umugore wawe ngo witwa imbwa muri karitsiye ibaze rero ibaze niswe imbwa ntabyo nakorera ahubwo ukuntu waba ufuriye agashati kugira ngo ejo nzarebe ukuntu reba ngende mbigukorera kugira ngo ejo uzitegure rwose ariko utu twana rwose sena n'amafaranga ubarimo ra numvise n'ibikira koko muhora keye ibi ni ibiki ntabwo ari bunyiriwe ibi bintu ni ibiki koko ibi bintu mbonye ni ibiki bimwe twari turi kuvuga ndaje mwereke ntaki itabi na puridasi bimaze ko byakoreshejwe si ibintu yabizanye kugira ngo agamije icyo ubu ngubu agira ngo ambabaze uyu muntu ntako mugarurana itabi ntabwo ari bunyire aka kanya nibwo twari turi kukinira hano twicaye ari kunyina ndaje ndamwereka ndaje mutorera abantu duhite dutandukana nawe nta kintu ari busobanure ngo ngende mama we
ngiye nta kintu nabijyanye ngo mbibereke tega mbijyane ndabatorera abantu uyu munsi mutorera abantu ntabwo ari bunyire bibi Mpatizi Imana ndakubonye Mana wanjye we ndagusanga ugiye ndagushaka mu rugo sibyo ni ibikombe utaguye ndagushaka mu rugo uyashari gahunda afite yihutirwa ntago naza ubwo sibwo nibyo n'ibiki kubigo umaga ndagushaka mu rugo sibyo ni ibiki se ndakubwira mu rugo ibyo bintu koko sibyo bose ni ibyerekeye n'ibiki yanjye ugomba kubwira ibyanjye waratubera gutabara nakunze mba banguka iminota mikeya ariko cyane ntabwo iminota mikeya sibwo kwihuta umva Zimana ndababonye namwe. Zimana ndababonye. Habaye iki? ariko se ni ibikira Habaye iki? sebu n'ubu uya mu rutisha mu muhanda ahantu ugiye Ni ikibazo cy'awa mugabo wawe se? ubuse abantu wasanga ikibazo cye Wa wundi ndi. Ndagufasha. Nanga tugenda aho kandi ndagufasha. Bereke nimuze. Nimuze. Je ndamukubita n'urupira none. Ehe. Nahindi gukuriye. Ubu nonaha. Bereke. Tukagera wallahi Yuwe. bisa nibi Ibintu ni ibi. ako se besu Ni prudence mwa. Reba. Wa mugabo mutaka. ko mwatse hasi ibi ngiyo birenze Uramwumva? Wowe ufite umugabo ugasanga imyenda yiwe hariho puritasi ntabwo tujya tuzikoresha. Ugira Imana. Ntabwo tujya tuzikoresha. Oya, ugira N'itabi sinarinzi karindwi. ntabwo munyamaze ugira Imana banazigendana Ntabwo tuzi oya ibi ntabirenze ntabwo tuzi Ntabirenze. itabi Ase ubundi aba bafite wango sonde wango Nese ibi ngibi arabinywa arabijya ibi bitera abikoresha yikingira Kumushyigikira. ariko ari ibintu birenze inzu yahiye Ndakubwira nese ikingiri uyu ni umuti wa Ebola ni umuti wa corona W'umugore. ni umuti w'ikingari ikingiri reka rigimbe abatamuhagije ahubwo kari akagabo ni akarayo umva nkubwire urazi ibintu ngiye mukorera. nkubwire oya ubwo wasanga ari abatagira udacunga neza do ujya ureba iyo uryamye arinjiza do muri cya cyumba cy'abashyitsi abamuvugira Urazi ko twari twicaye aha turi kubivuga kandi ngaramu nawe yabikora. ese ubundi abagabo reka reka rero muha amakuru uriya mugabo Yuda wasomye Yesu uramuzi uriya mugabo ariyoberanya yakemera akanatira indege Tega mbereke rero. abahungu turaziranye abase bako numva uri kumuvugira gusa uri kumuvugira nkaho yaje kukwikingira ariko Mwandike. twandike indwara tuba turwaye Reka ariko nkubwire. turakingiye none bagize Imana we ceceka twakumenye Ceceka ndumva wowe uri kumushyigikira. Ariko ari ahantu umuzi. ari kumushyigikira abantu none se kuba namuzaje kuduhuza na inyuma barayica ni igihehe wala ni igihehe use muzana ariko muzana genda umutwarisha kandi afite n'umugore mba ntabwo yaho ya humura ntabwo musaza wawe ibyo mukorana tugare mu mbere muyu nasaza n'umugabo n'umugore n'umugabo ubika biriya ariko se n'umugabo Jesse ababaza. ako reka nkubaze Aba bantu umva reka nkubaze uyu mugore umuzizi iki none se ndakubaza wowe usaze ute umuzizi iki koko ko twari turimo tuganira umugore mwiza nk'uyu tuje kuburaya bwawe no kumukora we ko ufite amagambo mfite hariho wica urahohotera cyangwa amagara abashinzwe umutekano wewe ngo naragufungisha kumakanya kununga intoki kamujyana mu cyumba cy'abashyitsi namaze yanjanye yese umva nkubwire umugore wawe ibintu atweretse nidusanga ari ibyawe ni ukuri ko Imana itanakwirukana amwirwe se umugore wese wamushatse rwo yamushatse bisoze nta soni umuntu ufite ubwanwa hari umugabo uteza umutekano nzi agaciro k'umugore sha ndebera uramugira ndebera umuntu w'umugabo ufite umugore mwiza mwesha Ceceka. ibi ni ibiki Ntabwo tujya tuzikoresha ubimenye. mwarasezeranye agenderaho none Yesu we dore yamabara
Ese ni- nawe wasanga wicaye reba ndayo iyo muri kubaka urugo Ese ni ibyanjye. arabyambara ni ibyawe ninde mubana muri byibuka ibi ni ibyanjye se si birarenze kagize isoni ariko wabaye umuntu ubikuye hehe ubikuye buretse mada tugiye kubona wabona ubikuye iyo yabiguriye ngira ahantu bikuye ubwo rero ngira ahantu bikuye ugiye vuba kundakarira none ndavuze ngo ngira ahantu bikuye narakara turakara ndafata umuhini wowe urashaka wowe wowe urashaka kuva hano nawe Umva ngo wowe ubwire. urashaka kuva hano nawe arisajije frere zana iyo myenda wa mukobwa uburaya bwa iyi si yawe iyi si yawe iyi si yawe kino kumwe we reba yanaguhonda kuki umuntu utisha akana nkaka giye mureke mbavu ngo njyewe Reka ngo ngenze magare ngo sinzamubabaza none umuciye uretse wamubonye undi akuciye inyuma ni magare kweli ibi ngibi se akina umupira akina muri reyo ngarangaraza basi bihaga umupira ibi ni byo kwirinda kwirinda umunani njye kwiganira yewe agira n'ibintu mu bigo giye mureke mbavu n'ubundi ariko bigura amafaranga menshi reka twumve amabeshyo reka twumve amabeshyo ye ntabwo ari nk'ibi ukubeshya biri kwita nese bigura amafaranga menshi ko genda umusheri reka twumve ye ntabwo muzi ko ndi umusheri ukora muri prudence ya urazikora nyine uramamaza wa ariko si mwamuhaye mwese mu rugo rwe hari ese wowe ufite icyo kintu kandi ngira hano mu rugo mwanzi rwanjye ufite mwumve ikihe wanzi kibazo mwumve wasaga ari umukozi madamu mwiza reka twumve ngaho mbwira urabona yasobanura hari iduka ryo mu mujyi ricuruza ibintu byinshi ngewe ubundi nsanzwe namamaza ntimubizi se nsanzwe rwose namamaza buriya ngewe noneho rero hari iduka rifite ibintu byinshi izi rero izi ngizi mu kazi akora akazi izi ni puridansi bazanye urumva nshyashya zije mu gihugu zivuga reka mureke rwose ariko sinkubeshye bazanye mu gihugu ubwo rero nari ndi kumwe n'abantu nimugoroba turimo tunywa akantu noneho barangije fata zino puridansi ndazibereka zari mu gakarito noneho ndababwira nti utu tuntu se akira rwose ati utu tuntu koko nkewe ubijyane reka mbabwire uko byagenze rwose utu tuntu nta kuntu mwagenda mukanshakira abazatugura umuntu arangije angira inama arambwira ati dutware mu rugo udukoreshe wumve nimba abantu bazagira gute bazadukunda niyo mpamvu naho agatabi ko n'umwana twari kumwe yashyize yambwiye ngo nimufashe ngo hari ahantu agiye mu biro akabika kuko kare aho ubundi kugeza ubona zinakoreshwa ariko nimba utamukunda wamunyihera